Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 272, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Dusenge. Turagushimye Mana Data wa twese, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe, ushyirwe hejuru Mwami Imana. Wabanye natwe, waturinze, uduha n'amahirwe kumva ijambo ryawe, uhabwa icyubahiro Data wera. Mu izina rya Yesu Mwami Imana igira neza, Mana ikomeye. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibitubeho nk'uko ubaho mu ijuru. Turasenga cyane ngo Umwuka wera amanukire gufungura amatwi yacu. Turasenga cyane ngo afungure imitima yacu, afungure amatwi yacu n'amaso yacu n'ibitekerezo byacu, kugira ngo byose byitegurire kwakira ijambo ryawe. Uwiteka, turashaka guhindurwa n'ijambo ryawe. Uwiteka, turashaka kubakwa n'ijambo ryawe. Uwiteka, turashaka kujyana nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Uwiteka, turashaka kwitwara nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Uwiteka, turashaka kuvuga nk'uko ijambo ryawe ridutegeka. Mu izina rya Yesu KRISTO, uhimbazwe gukiranuka kwawe, uhimbazwe kugira neza kwawe, uhimbazwe ubuntu bwawe n'ibimbazo byawe bitarondoreka, uhimbazwe ubuntu bwawe bwinshi. Wera Mana kandi urakiranuka, ushyirwe hejuru ubuntu n'imbazo byawe bitarondoreka, tugenda imbere Mwami Imana isumba byose. Mu izina rya Yesu KRISTO, ijambo ryawe riduhindure kandi ritwubake, ijambo ryawe riduhindure kandi ridutere kukumvira no kukubaha mu byo dukora byose. Tuguheshe ikuzo n'icyubahiro bigukwiriye Data wera. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye, urakoze Mana. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Biravuga ngo nubwo abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko bizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Mwirinde, mwene so nakora nabi umucyahe, nihana umubabarire. Kandi nakugira nabi ku munsi umwe akaguhindukira karindwi ati ndihaniye, uzamubabarire. Ibyo biri muri Luka 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ntukabe igisitaza cyangwa ntukabe ikigusha. Ejo twabonye ko tugomba guhora twiteguye kubabarira, kuko ibisitaza bitazabura kuza. Imana yivugiye guhora twiteguye kubabarira, kandi ibyo inabivugira kugira ngo tudahanga amaso yacu abantu, kuko izi neza yuko bazadutenguha inshuro nyinshi. Nubwo ibyo ari byo bidutegerejweho, kumenya ko uzahemukirwa n'abantu, ibyo ntabwo bivuze ko ari byo Imana igutegerejeho. Muri make ntabwo Imana igutegerejeho guhemukira abantu. Wowe usoma ibi, Imana igutegerejeho ubudahemuka. Igutegerejeho yuko bazakwereka urwango, ariko we ntabwo uteze kuzerekana urwango. Igutegerejeho kuzarwakira urwango, ariko ugatanga urukundo. Imana ishimwe. Igutegerejeho yuko uzahemukirwa, ariko ugakomeza kuba indahemuka. Imana ishimwe. Igutegerejeho yuko buzagutekaho imitwe, ariko we ntuteke imitwe. Igutegerejeho yuko bazakubeshya, ariko we ntubeshye. Imana ishimwe cyane. Ubwo ibyo bagukorera, Imana igutegereje yuko uba witeguye no kubitangira imbabazi. Imana igutegerejeho yuko we uzakenera gutahabwa imbabazi. Ntago wabaho udakora icyaha, birashoboka, ariko ntago ikubwiye ngo icara witwara uko ushatse, kuko n'undi bigusha ntibizabura kuza. Ntabwo uzabura kugira undi muntu ugusha, ahubwo iragushaka yuko utungana cyane kugira ku rugero utagira umuntu ubera ikigusha. Imana ishimwe cyane. Mu Bakorinto ba mbere 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7, ijambo ry'Imana riravuga ngo ahubwo mwene data akabonana na mwene data wundi, kandi baburanira kubatizera. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose, kuko muburana musubiranamo. Mbese niki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, niki gituma mudahitamo guhuguzwa? Ibyo biri mu Bakorinto ba mbere 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Ese ibintu ntibisobanutse? Ntabwo wemerewe guhemuka, ariko utegetswe kwihanganira ibihemu byose ugirirwa, ukabyakirana guca bugufi nyakuri.
Ibi ni ukuvuga ko iyo uhugujwe kandi uwaguhuguje ntiyemera amafuti ye, uba ugomba kumwihorera, ntabwo umujyana mu bucamanza ngo mujye kwirirwa mukurana muregana. Ubwo rero uce bugufi, ntuzigere ubuza kukugira nabi kukugira nabi. Ibyo ni byo Yesu yivugiye. Kura nk'uko Yesu yarenganyijwe agaca bugufi, ntatukane, ntarwane, ntasuzugure, ndetse ntiyiture ibyago ababimugiriye, uko niko nawe ukwiriye kugenza. Reka dusenge. Mana Data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe. Urera Mana kandi urakiranuka, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Aya masaha y'igitondo ubwo tumaze kumva ijambo ryawe turasenze, turakwinginze ngo Uwiteka mw'Imana ureke ubwami bwawe buze, ureke ibyo ushaka bitubeho, kandi ureke izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana Data wa twese, turakwinginze ngo utwuzuze guca bugufi, gutuma twihanganira ibisitaza, ntitwihorere, kandi unaturinde Mwami Imana kugira ngo tutabera abandi ibisitaza, mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro Data wera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Impuguro z'uyu munsi turazisanga muri Matayo ibice 5 umurongo wa 38 kugeza kwa 40. Bibiliya iravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo umennye undi ijisho nawe barimumene, kandi ngo ukuye undi ryinyo nawe barimukure. Ariko njyewe ndababwira kutitura inabi mwagiwe, ahubwo umuntu nagukubita urushyi mu musaya w'iburyo umuhe n'undi musaya. Byongeye kandi umuntu nashaka kukuguza ishati uyimuhe, ugerekeho n'ikote. Ibyo biri muri Matayo ibice 5 umurongo wa 38 kugeza kwa 40. Uwiteka aguhe umugisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka aguhe umugisha bwo kumva ijambo ry'Imana. Ndagusabira umugisha ku Mana kugira ngo Uwiteka Imana ishobora byose akuzuze ijambo rye, akuze umwuka wera, akuze guca bugufi, akuze urukundo rwe, mu izina rya Yesu Kristo, akuze kwihangana, akuze gutegereza, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingira cyane ku Mana kugira ngo ukuboko kwiza kw'iburyo kw'Imana kukubeho mu byo ukora byose, kugira ngo Uwiteka kurebe neza, kandi mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka kubashishe gushyira mu bikorwa byo wigishwa nawe, mu izina rya Yesu Imana iguhe umugisha, amen. Ushobora kudusura kuri uru rubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, amen.